yarananiwe nibwo yarafite inda nk'iy'amezi none 5 kandi mu byukuri mu bigaragara ntabwo yari ameze neza ariko yari hanganya araza ndibuka ijambo yavuze yarambwiye ngo iyo ataba wowe simba naje kuko ntago mperuka gusohoka cyangwa se kwicarana n'abandi kuko nari mfite intege nke twari benshi niwe wafashe ijambo naje kubitekereza arangije kuko yari masezera Reka dusaba abantu bo kwa Gasita ndetse n'abitorero rya Nyensenga rya Methodiste Libre mu Rwanda turi kumwe n'umuyobozi wacu mukuru hano yahaguruka nawe tugahagararana kuko ndabona imyanya yabaye mitoya na pastor dukorana itanga ishaka ndetse n'abakristo banje nabo baza kugira ngo dufate n'ifoto ntabwo nta magambo menshi ngiye gusoma ijambo ry'Imana gusa Gitabo cha Yobu 14 no ku murongo wa 5 ubwo iminsi ye yategetswe umubare we w'amezi ye ugategekwa nawe kandi akamushiriraho urugabano atabasha kurenga mukureho amaso abone akaruhuko kugeza ubwo azarangiriza iminsi ye yo gukorera ibihembo mwakira ijambo ry'Imana. Iri jambo ndarisomye habaye ku munsi wa 4 twari tumaze icumweru dusenga tukabwira itorero ryacu kabwira abapasiteri bagenzi banje kabwira umuryango mudufashe gusengera umwana wacu. Abana bagiye ariko Imana imugarure. Ijoro ryo kuwa 4 numva ijwi riraje rirambwira ngo mureka agende. Ndakomeza ndasenga ijwi ryongera riragaruka rirambwira ngo mureka agende. Mbwira umugore ndi Korodina yagiye tumureka agende. Imana yarabyemeye. Ntabwo ni Imana yabyemeye. Iyo kuba amasengesho abantu basenze aba yaragarutse. Kuvuga Korodina muri uyu mwanya umwana wanje Imana yaraduhaye abana 9 yari uwa 3 haraho n'ubishavuga 8 9 uwa 3 nyine n'uyu wagiye yavutse ari umwana mwiza kuva avutse no mu bwana bwiwe yatangiye kugenda ndangwa ataruza n'umwaka yari umuntu n'abantu bazaga bagasanga akakiri gatoya gaye kagenda bakavuga ngo uyu mwana karagenda gute ko mbona akakiri gatoya yamabanguka vuba cyane. Yiga amashuri arangiza primaire yiga secondaire yatangiye primaire tugeze hano mu Rwanda ruguru yari yatanga gutangira ariko hano
arangiza uwa primaire, arangiza segonderi, kaminuza yayinkwenka kwa kundi kwa amazi. Yesu ashimwe. Ariko Imana yaturushije amaboko. Imana yamukunze kuruta ngiye umubyeyi, kuruta abavandimwe biwe, kuruta umuryango wacu. Nta kindi twakora kugira ngo umwana wacu tuzongere tumubone. Ubu nibwo bwa nyuma. Twarababaye, ageze kwa muganga kuko bavuze, tubona abaganga ko arabikora bigura intege, kandi tubona umuntu ababaye. Hari umudamu wari umuriho, ndamubwira ngo kurabwira ngo uyu muntu ngo niyihangane gute? Umuntu utabasha kwicara, umuntu utabasha kuryama, kuramubwira ngo ihangane ibyumweru 3. Sindi umuganga, ariko nanje narize, ndareba ubuzima bwiwe nkabona kuko atari kubwira umuntu ngo yihangane. Mwebwe abaganga mwamupimye tension ngo imeze neza, mupime turebe nuko abana bameze. Ngo yayi ngo kuwa 3 yari hano, ngo byarapimwe ngo nta kibazo. Mu mwanya muto yadutashe inkuru ngo abana bapfuye. Turababara, turacafite ikibazo mu buganga bwacu. Umuntu yatangiye mu gitondo, abaganga bamuriho kuva mu gitondo bukira, batatubwira ko abana bapfuye. Hageza nijoro ngo abana bapfuye mu nda. Twarababaye. Reka nshimira abantu. Ndashimira umuryango wacu wose, kwa Gasita, mwa Rutenderi, mwa Rugondera, turabashimiye. Turashimira abakwe bacu, turashimira bamanyana yacu aribo ba mwana, turashimira abantu biganye na Claudine, turashimira umuryango wa Papa Keza na Mama Keza. Mama Keza, Imana izaguhereza umugisha. Yatubereye intwari, yarahagurutse, niyo waza uhangana nawe baganga gutyo. Yakoze ibikomeye kugira ngo Claudine agaruke, biranga. Ndashimira itorero ryacu Methodiste Libre, ndashimira paruwasi y'Abatsinda nkoreramwo, ndashimira umuryango w'abasegege twafatikanije muri biriya byose. Amafaranga yatanzwe ari Faisal yari menshi. Ndashimira abakorana na Richard, akazi kabo. Nashimira n'inkarikande. Reka nshimire mukwe wanje Richard, yari umukwe udasanzwe, sinarinzi ibi ngibi. Yambereye umwana, yakundaga umugore we. Bakundanaga, bagafatikanya. Shari yigeze kugenda iriye, ariko ntabwo urugo rwahungabanye. Wasangaga wagera mu rugo ukagira ngo none uri mu mugabo. Yagiraga isuku umwana wanje. Yasanze Richard nawe ari umunyesuku irenze, n'uwundi nawe ariko ateye. Ibikorwa byose byo kubaka hari yarabikoze, kandi umugabo adahari, kandi abikora neza. Twagera hariya tukanezerwa. Bene data, turabashimiye mwese, imiryango yose iri hano, abatwitabye, abiganye na Claudine,
ababanye na Richard, abantu bose muri hano shobora kwibagirwa abantu, ariko Imana irabizi. Claudine tumwifurije iruhuko ridashira. Amen. Ese ashimwe. Ntago byoroshye muri uyu mwanya kuvuga umuntu areba umurambo wa Claudine imbere, ariko kandi ni ngombwa ngo tuvuge kuko nibwo bwa nyuma. Turashima Imana kuko yadushoboje tugakomera. Twacitse intege cyane, ariko turashima Imana yo mu ijuru yaduhaye gukomera. Amagambo ni menshi kandi abantu bavuga ni benshi, turacyafite no kujya kwirimbi. Reka mvugeho gatoya hariya kwa muganga kuko Richard yabivuze bihagije, ariko umuntu bamaze kumukuramo abana bamaze gupfa, twavuye gucingura dusiga umwana ari muzima, kuko tunagenda mu gitondo twasize ameze neza, nta kibazo twabonaga yari afite, kuko twabonaga yamaze kuva mu kinya. Aragumana natuvugisha atubwira ngo ukuntu abana be bari beza. Ndaguma ndamubwira ntihangane uzabyara abandi, akongera ati nibura ntihagenda umwe ngo ndasigare. Nkaguma nkamubwira nti wowe ihangane, ibyo byose Imana niko yabishatse. Nuko tumusigaho ameze neza, kuko nari nahiriwe ndasubira ndaharara. Tuvuye gucingura rero barambwira ati jya kuruhuka, noneho nimugoroba ugaruke kuharara, ariko niba urubanza uruhuke. Ndagenda tugeze mu rugo akanya gatoya nko masaa 10 baraduhamagaye ngo umwana baye nabi. Twari twamusiganye n'uwo kwa se wabo, nawe ni umudamu arashatse ariko ni mwene se wabo, niwe basigaranye. Amagambo yamubwiye tumaze kuhava, kandi akayamubwira abona akomeye. Amutuma kuri Richard, amutuma kuba yamutumyeho, uzambwirire Richard gutya. Ayo magambo yamubwiye si ngombwa ngo nyavugire hano, wowe yahaye ubutumwa yabushikirije Richard. Nuko niko byagenze kwa muganga. Ni byinshi uko yagumye aremba, tujyayo tukamureba, twabonaga arembye nk'uko umugabo yabivuze, ariko tukavuga ngo arakira, ariko nyine niko Imana yari yabishatse. Rero Claudine uyu nguyu mureba hangaha warangije ubuzima bwe uyu munsi, yari umwana wacu wa gatatu yakurikiraga uyu nguyu. Niwe wamukurikiraga. Yari umuntu w'ibyishimo mu buzima bwe, sinigeze mbona umwana wanjye arakara. Yakundaga guseka, akaba umunyarwenya, haba mu rungano cyangwa no mu bantu bakuru, ugasanga n'umuntu utera urwenya rwinshi. Kandi ikindi akagira ukuri, ntiyocishije hirya umwana wanjye. Icyo yakubonyeho waba mukuru waba muto, yakubwiza gukuri. Ibyo ndabimushimiye. Hari umuririmbyi wavuze ngo niyo watega indege ntiwagera ku mutima w'umuntu, ariko ngo ibikorwa n'amagambo biza bikujyana bikagweza ku marembo y'umutima w'umuntu. Ibikorwa bya Claudine yakoze ni ukuri ndamushimiye. Abamuhamije bose, yabaye intwari, yabaye aho Richard atari, aba umugore mu rugo aba n'umugabo. Amakwe ama invitation batanga y'ubukwe Richard ntaboneke, Claudine akagenda akamuserukira mu rugo rwabo. Bajya kubaka hariya bahabaye ari we wa mbere uhubatse. Hariya hari ibihuru n'ibigunda, yubakiriya nzu. Amaze kuyubaka yari taranuzura neza, aravuga ngo arahimukira. Turamubuza ati wikwimukira hariya, nta bantu bahatuye. Aravuga ati ntabwo naguma gukodesha, nabonye inzu nturamo. Yimukira hariya ari wenyine, afite kariya kana ka mbere, akarara rwana n'abajura bakamutera nijoro, bwaca mu gitondo akatubwira ati abajura baraye banteye inshuro zitabarika. Bagahamagara umuyobozi w'umudugudu, bamwe bakaza bakafata, ariko umwana yanga kuhava. Aravuga ati sinzi igihe abandi bazubakira ngo bansange, ariko nzahaguma kugeza abandi bahansanze. Ubu ngubu havuye yarasiga afite abaturanyi beza, igihe nawe yagaturanye n'abandi ngo bamererwe neza, none aragiye. Ariko nta kundi niko Imana yabishatse. Yagiraga isuku umwana wanjye, Mana yanjye, wagiraga ngo ni Simiyoni waramubyaye. Yagiraga isuku ihebuje. Ibyo ndabimushimiye, kandi yakoze k'ibyo yakagombye gukora akiri hano ku isi. Rero nkaba nshimiye Richard
kandi nkamushimira kuko yihanganye. Imana yari yaraduhaye umukwe mwiza, nubwo nyine bidakunze ko bagumana n'umwana wacu, bari bujuje imyaka 10 babana kandi nta kibazo bigeze bagirana. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Richard ndamushimiye kuko Imana yamukomeje, kandi abana Claudine dusigiye nzi ko ubushuti bwacu na Richard butarangiriye aha. Aba bana dusigiye bazaba ikiraro kiduhuza twebwe nawe. Ahasigaye Claudine Imana imuhiruhuko ridashira, kandi dushimiye abantu bose badutabaye baje kudufata mu mugongo. Nta warondora ngo avuge ngo uyu n'uyu kuko haraba umuntu yakwibagirwa, ariko umuntu wese wagejeje ikirenge hano yumve ko tumushimiye. Imana imuha umugisha kuko yaje kudutabara. Kandi aba bantu bose bari aha ngaha abahageze mwese ntabwo ari ukuvuga ngo nuko mwarimu muzi, ariko mwumvishije igikorwa cyabaye kuko ari igikorwa gikomeye, muza kudufata mu mugongo. Ngaho Imana mwe twese iduha umugisha, nawe imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Reka mvuge kandi ako nibagiwe umuraza bakibagirwa, natwe nk'umuryango duhaye umuryango wa Richard inka izamufasha kurera bari abana, kandi tuzafatikanya kubarera uko Imana izabidushobozamwe. Ndetse n'umuryango kwa data bukwe nawe nibaga kubabwira n'abandi bashimiye bari hano, nenda nabo baza kohereza umwanya muto kuko nibo bamuyomba b'umwana bagira ico bavuga. Murakoze. Murakoze. Abwo ndi bufata umwanya munini, ndashima gusa ko ibindi babivuze. N'undi muntu umwe ndagira ngo yegere hino aze guhita ashima nawe tusoze mushiki wacu Nyamukire. Amagambo menshi bayavuze, Claudine niwe wankurikiraga. Ndashimana ko twakuranye abavandimwe dukundana, kandi agakura neza akiga neza tukamushingira akageza umunsi we wa nyuma. Imana igira amahitamo yayo atandukanye nayo twebwe tuba dufite. Claudine amaze kugira ikibazo nko bayivuze twaramurwaje, cyo nshima Imana ko hamuci wanyu nkurikira twamurwaje iminsi mikeya kera muri 6. Twumvaga twakora ibishoboka byose kugira ngo Claudine tumuvuza akire. Twanabaje n'abaga niba dushobora kuba twamujyana ahandi, baratubwira ati kuko ameze ntibishoboka ko yajya hanze kwivuza, turakomeza tumuvuriza ahangaha. Ngewe amarira yanjye nararize numva ngira ngo nubwo nshobora kurira ndi inyuma ariko ndakomeye kuko kubura umuvandimwe ni ikintu kitoroshye. Reka rero nshimire abantu babanye natwe. Icya mbere ndashimira ababyeyi babivuze, umuryango wa Gasita, abatenderi ndetse kwa sogokuru Rwondera, nubwo ari umwana wabo ariko turabashimiye umwanya wabo bafashe, ndetse n'ibintu byabo batanze. Imana ibaha umugisha. Icya kabiri ndashimira umuryango korana muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, abakolege abayobozi ndabashimiye ku mwanya wanyu mwatanze muza hano Nyamata, umwanya mwatanze muza Faisal kudufasha kurwaza mushiki wanjye. Mbasabiye umugisha, nta kindi nabasabira. Imana ibaha umugisha, kandi natwe tuzabana namwe mu bihe bitandukanye, ibyiza se cyangwa ibibi. Ndashimira abaturanyi turanye Gasogi, aho ntuye wari umuryango mugari, ndabashimira namwe. Imana ibaha umugisha. Ndashimira itorero nsengeramo rya Betami ku Murindi, babaye hano abadusengana pasiteri. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndashimira itorero Methodiste Libre Paruwasi ya Kiyovu, aho twakuriye na Claudine dusengana turirimbana. Imana ibaha umugisha. Ndashimira inshuti zanjye,
mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Ndashimira famiye Semigabo mwihangane ndashoje. Ndashimira famiye Semigabo na Makeza, ni inshuti za Claudine, ni inshuti zacu twasanga tuziranye kubera umubano bagiranye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ku byo mwakoze. Ndashimira by'umwihariko famiye Bof Mutunzi bavuye muri Amerika ko babanye natwe. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Sinzi niba ari uwo naba nibagiwe, mbaye nibagiwe yambabarira, ariko turabashimiye mwese ku byo mwakoze. Bof kandi ukomeze wihangane, abana mushiki wanjye asize tuzafatanya kubarera ndetse no gukomeza kubakunda. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Ntabwo byoroshe guhagarara hano turi kuvuga ku munsi wa nyuma wa Claudine. Ni umuvandimwe, ni murumuna wanjye, ariko kandi yari inshuti. Reka nshime Imana ku babyeyi Imana yaduhaye, batureze neza, twasanze bakundana, badutoza gukundana natwe. Claudine yari inshuti, mpaye bakuru banjye cyangwa barumuna banjye bose bavuga ko umwe wese yavuga ko Claudine yari inshuti. Uko niko twese twari tubanye. Ntabwo ntuye hano, ariko mu kwa karindwi nari ndi hano, ngira amahirwe yo gusura umuryango, ababyeyi, ariko kandi nshaka no kwicarana na barumuna banjye, basaza banjye, bakuru banjye. Twicara ahantu tuganira duseka. Yarananiwe, nibwo yarafite inda nk'iy'amezi none 5, kandi mu by'ukuri mu bigaragara ntabwo yari ameze neza, ariko yarihanganye araza. Ndibuka ijambo yavuze, yarambwiye ngo iyo ataba wowe simba naje, kuko ntabwo mperuka gusohoka cyangwa se kwicarana n'abandi kuko nari mfite intege nke. Twari benshi, niwe wafashe ijambo, naje kubitekereza arangije kuko yari masezera. Yavuze amagambo yankoze ku mutima, anshimira ukuntu naje nkabateranya tugahura tugaseka. Hari igihe Imana ijya idutegura tutabizi. Namenye neza kuko ariko ansezera, niwe muntu wafashe ijambo mu bantu bose twari kumwe. Aravuga ko yishimye ko nazanye abana akababona, yishimye kubona muramu we nubwo yari amuzi, yishimye kumbona. Claudine adusigaye agahinda mu mutima, ariko twizeye Imana kuko tuzamubona. Hari groupe tugira y'abajene yatwanimaga tukumva ibyishimo, ariko turasaba Imana kugira ngo tuzahore tumwibuka kandi tuzakore nk'ibyo yakoze, twere imbuto nziza mu baturanyi nabo turi kumwe. Reka nihanganishe umugabo we. Ndashima Imana yagukomeje muri ibi bihe bitoreshe byo kubura umudamu wawe n'abana 2. Imana wakoreye kandi wamenye izagukomeza kandi izakurerera n'abana, kandi natwe umuryango turahari. Reka nihanganisha ababyeyi, kubabwira ngo mukomere ntago bihagije,
ariko Imana mwamenye bakomeze dukorera Imana, tuzasange Claudine, tumwifurije iruhuko ryiza, tuzamubona. Niwe wenyine waguze amaraso ye, akiguze intambara ze, ibizaza hanyuma akizamura ku ngami. Niwe wenyine waguze amaraso ye, akiguze intambara ze, yasaze baniwe araza agura, ari mu mwijima aramurikira. 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 Nakiriho wiwe dirigiro, zamanukanayo zabimanukana, isorezo yawe zabimanukana, isorezo yawe. Ndi muzima cyangwa nakiriho wiwe dirigiro, zamanukanayo zabimanukana, isorezo yawe. Ndi muzima cyangwa nakiriho wiwe dirigiro, zamanukanayo zabimanukana, isorezo yawe 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 zabimanukana, isorezo yawe. Ndi muzima cyangwa nakiriho wiwe byiringiro, zamanukanayo zabimanukana, isorezo yawe zabimanukana, isorezo yawe. Ndi muzima cyangwa nakiriho wiwe byiringiro, zamanukanayo zabimanukana, isorezo zabimanukana, isorezo zabimanukana, isorezo.
ugarutse kujyana uguzaba ugeze ku bicu nanyamitse gusanganira bishimiye kuzakubona Yesu uguzaba ugarutse kujyana uguzaba ugeze ku bicu nanjye mfite gusanganira bishimiye kuzakubona Yesu uguzaba ugarutse kujyana uguzaba ugeze mu bicu nanjye mfite gusanganira bishimiye kuzakubona Yesu uguzaba ugarutse kujyana tuzibera mu munezero n'urukundo bizaba ari byiza tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero n'urukundo bizaba ari byiza bishimiye uzakubona Yesu uguzaba ugarutse kujyana uguzaba ugeze ku bicu nanjye mfite gusanganira bishimiye uzakubona Yesu uguzaba ugarutse kujyana uguzaba ugeze ku bicu nanjye mfite gusanganira izuri yoni iwacu ababera bahora bishimye bahimbaza Imana ubuziraherezo aho ngaho niho iwacu ijuru niyo iwacu ababera bahora bishimye bahimbaza Imana ubuziraherezo aho ngaho niho iwacu bahimbaza Imana ubuziraherezo aho ngaho niho iwacu ijuru niyo iwacu ababera bahora bishimye bahimbaza Imana
bahimbaza umuremyi bahimbaza imana ubuziraherezo aho ngaho niho w'ijuru we ijuru iwacu abahera bahora bishimye bahimbaza imana barakoze bahimbaza imana bahimbaza imana ubuziraherezo aho ngaho niho iwacu aho ngaho niho iwacu aho ngaho niho tuzera aho ngaho niho iwacu aho ngaho niho tuzera